waba ujya utekereza cyane ku bantu bagatangaza? Ese waba ujya utekereza cyane ku bantu b'ibyamamare? Ntucikwe, urakaza neza cyane mu isi y'ibyegeranyo. Aho nta handi ni kuri Vumbura TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'umunyamakurukazi Umutesi Scovia, mama urwa Gasabo. Umutesi Scovia ni umunyamakurukazi wabaye ikimenya bose kugeza no kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo gukorana umurava akazi ke. Umunsi umwe Umutesi Scovia yavuze ko nta kintu umugabo yakora ngo ikimunanire usibye gutera inda byonyine. Umutesi Scovia ni umunyamashyengo ariko akaba umusesenguzi utarya iminwa aho biri ngombwa. Umutesi Scovia yavutse mu cya 1986 avukira mu ntara y'Iburasirazuba. Yabuze umubyeyi we mama akiri muto cyane, nk'undi mwana wese uba ukeneye uburere bwa mama we ntibyari bigishobotse kububona. Icyabaye nuko papa we ari we wahise ufata inshingano zo kumuha uburere bwa kibyeyi zose ndetse n'abavandimwe be. Umutesi Scovia avuga ko yahawe uburere bwa nyabwo ndetse yahawe urugero rwiza na se utarigeze ujya kumureresha ahandi. Mu gukura kwe akaba yarabonaga se akora imirimo yose y'abapapa ndetse n'iy'abamama. Umutesi Scovia arubatse, afite umugabo n'abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Avuga ashize amanga ko Rwanyange ari we wamufashije kwinjira no kumenya icyo gukora mu itangazamakuru, kimwe na Solange aya none yafatiyeho icyitegererezo. Aba ni abanyamakuru bamenyekanye cyane. Umutesi Scovia yatangiye kumenyekana cyane mu itangazamakuru ageze kuri radiyo ya BNB Umwezi, akora mu kiganiro Daily Talk, ariko mbere yaho akaba yarakoraga kuri radiyo Flash ndetse na televiziyo. Nyuma yo gusezera kuri radiyo BNB yakomeje gukora ibiganiro bye nk'ibisanzwe anyuza ku muyoboro wa YouTube yashinze witwa Mama urwa Gasabo, utambukaho cyane cyane inkuru zirebana na politike. Uyu muyoboro wa YouTube Scovia yawushinze ku itariki 25 Ukwakira 2021. Igitangaje, ikiganiro cya mbere yashyizeho cyarebwe n'abantu 160 bonyine. Umutesi Scovia yanze gucika intege kugeza aho abantu bawumenyereye utangira no kumuha agatubutse. Scovia ntiyarekeye kuko nyuma yaho yashinze undi muyoboro wa YouTube yise Umutesi Scovia, anyuzaho inkuru zirebana n'ubuvugizi. Yawufunguye ku itariki ya 1 Gashyantare 2023, nawo ukurikiranwa n'abatari bake. Umutesi Scovia ni umusangiza w'amagambo mu birori MC. Mu misango y'ubukwe akaba avuga ko yabyisanzemo ubwo bajyaga mu bukwe bakaza kubura MC, birangira ari bubyikoreye, nyuma biza kuba n'akazi ke. Umunyamakuru Scovia Mutesi benshi bakunze kwita Mama urwa Gasabo ni umubyeyi wubatse uri hafi kuza imyaka 40, akaba umwana wa 6 mu bana 9. Nubwo akunda umwuga w'itangazamakuru, Mutesi avuga ko akora ibishoboka byose akarinda w'umuryango we kuko asanga ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Mutesi ati, ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo n'abantu bari hanze y'akazi nkora, ndarinda itangazamakuru n'ibisa naryo kubera ko ntabwo bigira uwo byubaha n'uwo bitinya. Iyo abantu baza babandi tubona ku mbuga nkoranyambaga wenda ukabona barimo baratuka Scovia, ngiye ku rwego ndiho nshobora kubyihanganira, nabona birenze umurongo nkaba nabibaza amategeko kugira ngo abibambarize. Mutesi akomeza agira ati, ariko kuza umuntu akavuga ko ndi mubi uko ngaragara, hari igihe papa wanjye atabikunda, nanone bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data nkamushyira hanze, mu by'ukuri naba naragize uruhare rwo gutuma umuntu runaka asuzugurwa, umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye cyangwa mabukwe n'abandi. Akomeza agira ati, niyo mpamvu ntari bujye kuvuga ngo nitwa runaka mwene runaka, navutse ntya nkurantya. Gusa uko biri kose icyo nababwira, narezwe nk'uko abandi bana bakura mu muryango, nubwo twagize ibyago tukavukira mu buhungiro. Umutesi Scovia yavukiye muri Uganda aho ababyeyi be bari barahungiye, ariko akemera ko ari amahirwe atagirwa n'abandi banyafurika benshi kuba bo barabashije gutahuka mu rwa Gasabo. Aha Scovia yakomozaga ku mateka y'u Rwanda aho abatari bake bahunze ubugizi bwa nabi bwakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi kuva mu mwaka w'icya 1959 kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'icya 1994. Bakabasha gutahuka nyuma y'uko ingabo zahoze ari za RPF inkotanyi zitsinze urugamba rwo kubohora igihugu zikanahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Umunyamakuru Umutesi Scovia uzwi kuri YouTube ku mazina ya Mama urwa Gasabo TV ndetse akaba azwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi zinyuranye. Yatangaje impamvu yahisemo gukora itangazamakuru muri uyu mujyo.
mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru yasobanuye ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 buri munyarwenya wese ari gutanga umusanzu we uko ashoboye ngo u Rwanda rwongere rurabagirane. Kubw'ibyo nawe akaba yarahisemo gukora itangazamakuru muri uwo mujyo kugira ngo avuganire abaturage ndetse atange umusanzu we mu kubaka u Rwanda. Akaba yarakomeje avuga ko akunda ukuri kandi akunda kuvugira abaturage, ari nako yemeje ko nubwo abantu bamufata nk'umwihazi bitewe n'ibiganiro akora, ariko we ntacyo umutima umushinza, ahubwo icyangombwa ari uko abavugisha ukuri kandi atarenze ku mategeko. Yakomeje agira ati bamwe babifata nko kwihara, ariko iyo utarenze ku mategeko ndetse n'amahame y'itangazamakuru nta kibazo kibirimo. Impamvu bamwe babitinya nuko baba bashaka kurenga ku mategeko kandi ahanini ikintu gishobora kuba kitanzwe n'amategeko kandi abantu bashaka kucyumva, aho rero biba ari ahawe ho gukoresha umutima-nama wawe. Kuri iyi mpamvu akaba yaboneyeho guhamagarira abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko abiga itangazamakuru gukunda itangazamakuru bagatanga umusanzu wabo ku gihugu. Hagati aho tubibutse ko ku itariki enye Nyakanga 2023 ku munsi wo kwibohora, Mutesi Sikovia ari we wari uyoboye igitaramo cy'umunyabigwi mu muziki w'u Rwanda hamwe na Makanyaga Abdul. Sikovia ati nyuma y'uko abantu babonye ubuvugizi baba bagomba no kwidagadura. Ku mugoroba wo ku itariki 15 Ugushyingo 2024 nibwo Mutesi Sikovia washinze ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo yatorewe kuyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC, umwanya yasimbuyeho Barore Kiriofase wayoboraga uru rwego kuva 2016. Hari mu matora yabereye kuri Remigo Hotel iherereye mu mujyi wa Kigali, aho yarahanganye na Rwanyange Andere uyobora ikinyamakuru Paranoma cyandikira kuri murandasi, ariko Rwanyange akuramo kandidatire ye avuga ko igihe kigeze ngo urwego rw'abanyamakuru bigenzura ruyoborwe n'umugore. Gusa mu kwiyamamaza kwe, Mutesi yasabye abamutora kutagira ikindi bashingiraho ko bakwita ku bushobozi bamubonamo. Yagize ati ndabashimiye kandi ndizera ko muri buntore, ariko abantora ntimutore ubugore, ahubwo mutore ubushobozi mumbonamo bwo kugira icyo nzabagezaho. Sikovia Mutesi yatowe ku bwiganze bw'amajwi 87 mu banyamakuru 123 batoye, mu gihe amajwi asanga 36 yabaye impfabusa yungirizwa na Rev Pasiteri Uwimana Jean Pierre wigisha itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda UR, mu gihe Nyirarukundo Gisavera usanzwe ari umunyamakuru muri RBA yatorewe kuba umunyamabanga wa RMC. Nyuma yo gutorwa, Mutesi yasabye abanyamakuru kumufasha guteza imbere umwuga w'itangazamakuru no gukora kinyamwuga. Yagize ati uruhare rwanyu niyo ntsinzi yanjye ni nayo yacu. Ikindi kandi itangazamakuru kuri uyu munsi ntabwo umuntu ashobora gutandukanya umunyamakuru w'umwuga n'undi utanga ibitekerezo. Tugomba rero guharanira ko bitandukana. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent, ndabashimiye. Niba ukunze iyi video kanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share.